ubuhamya bw'igorogota ni nk'igitsi ku mutima sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura urugendo rwo gucungurwa nubwo bwari rukomeye namenye ko Yesu yabumbuye igitabo abakene abatindi bashaka amazi bakayabura ururimi rwabo rukagumuma jeweho Uwiteka azansubiza jeweho Imana sinzigera mbana abakene abatindi bashaka amazi imibabaro yari myinshi oya ntiyananiriwe mu nzira naroraga ibyishimo nashizwe imbere nyuma yo kunesha. Kadutangire dusenga twonge kandi kugaruka tubarushimiye cyane mwegere n'Imana ibaho umugisha cyane turabiyegereje mwebwe mwese mudukurikiranye Imana ibane namwe bagire neza bagire ubuntu n'imbabazi reka tutangire dusenga kugira imitima yacu tuyivure turirimbire Imana imitima yacu iguwe neza. Mana turagushimiye Mana turaguhimbaje duhimbaje neza yawe n'urukundo rwawe twongeye mwami kuza guca bugufi imbere yawe n'uwo dushoboza Mana ntabwo ari twebwe twakwishoboza dushobozwa byose nawe ni wowe uduha imbaraga imbere Mana yacu tugirira ubuntu n'imbabazi mwami duciye bugufi kugira ngo ijuru ryawe ribashe kuguruka icyubahiro cyawe cyongere kuganza mu izina ryawe data tubisabye kandi tubyize kuko ari cyo ugiye gukora mwami amen. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha imbabazi agira haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha imbabazi agira ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha imbabazi agira haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha imbabazi agira kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu iyo turyamye dusinziriye
n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu. Iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu. Kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu, kuba turiho n'uruntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. Iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turindwa n'imbabazi zayo, mana we, turindwa n'urukundo rwa Yesu. Haleluya! Mana we, basha kubana natwe Yesu we, uri Imana ikomeye mwana, uri Imana igira neza Yesu we. Ubuhamya bw'Igorogota ni nk'igitsi ku mutima, sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura urugendo rwo gucungurwa, nubwo rwari rukomeye. Namenye ko Yesu yabumbuye igitabo, namenye ko Yesu yabumbuye igitabo. Ubuhamya bw'Igorogota ni nk'igitsi ku mutima, sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura urugendo rwo gucungurwa, nubwo rwari rukomeye. Haleluya! Ubuhamya bw'Igorogota ni nk'igitsi ku mutima, sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura urugendo rwo gucungurwa, nubwo rwari rukomeye. Namenye ko Yesu yabumbuye igitabo. Ubuhamya bw'Igorogota ni nk'igitsi ku mutima, sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura urugendo rwo gucungurwa, nubwo rwari rukomeye. Namenye ko Yesu yabumbuye igitabo. Gorigota wambamiye umukiza, wabikoze utazi ico ukora, kuri wowe hari ikivume, kuri je n'umucunguzi, umwana w'Imana ihoraho, kuri je n'umucunguzi, umwana w'Imana ihoraho. Gorigota wambamiye umukiza, wabikoze utazi ico ukora, kuri wowe hari ikivume, kuri je n'umucunguzi, umwana w'Imana ihoraho.
umucunguzi umwana w'Imana kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana ihoraho. Mana we Mana we Mana we Mana we turagushimiye Mana, turaguhimbaje Yesu we, turaguhimbaje Yesu we, uri Imana ikomeye Mwana, uri Imana igira neza Yesu. Uwo Yesu namenye yandutiye byose, namuhaye umutima wanje nawe yarampagije, ntabyago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, uko bizamera kose azanyihanganisha, uko bizamera kose azanyihanganisha. Gorigota wambambiye umukiza, wabikoze utazi ico ukora, kuri wowe hari ikivume, kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana ihoraho. Ubuhamya bw'igorogota ni nk'igitsi ku mutima, sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura, urugendo rwo gucungurwa nubwo rwari rukomeye, namenye ko Yesu yabumbuye igitabo, namenye ko Yesu yabumbuye igitabo. Uwo Yesu namenye yandutiye byose, namuhaye umutima wanje nawe yarampagije, ntabyago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, uko bizamera kose azanyihanganisha, ntabyago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, uko bizamera kose azanyihanganisha. Ntabyago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, uko bizamera kose azanyihanganisha. Uwo Yesu namenye yandutiye byose, namuhaye umutima wanje nawe yarampagije, ntabyago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, uko bizamera kose azanyihanganisha. Ariko Mana we Mana we Mana we, dukomeje kwihanganisha abarwayi, abafite indwara zanze gukira, abafite indwara abaganga bananiwe, abafite indwara ziremereye, Mana ukomeze ubagirire neza. Mana we uri Imana igira neza Mana, nayindi nzashira mu nzira zanjye, imirimo ye ntabwo igiparika,
Yesu uri Imana ikomeye ivugiye ati ngerageza kwereke ko ndi Imana ifasha kubomororera imigisha uburaho uyigwiza imbaraga z'abantu zigeraho zidashoboye Uwiteka ariyerekana mu bushobozi bwose ivugiye ati ngerageza kwereke ko ndi Imana ifasha kubomororera imigisha uburaho uyigwiza imbaraga z'abantu zigeraho zidashoboye Uwiteka ariyerekana ku bushobozi bwose imbaraga zawe Mana ziringira nambana indi nzashira mu nzira zanjye imirimo ye ntabwo ikibarika ntigirondoreka irenze ubwenge 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 imbaraga z'abantu zigeraho zidashoboye Uwiteka ariyerekana mu bushobozi bwose ivugiye ati ngerageza mwereke ko ndi Imana ifasha kubomororera imigisha uburaho uyigwiza imbaraga z'abantu zigeraho zidashoboye Uwiteka ariyerekana mu bushobozi bwose turagushimiye Mwami we icyami isi ikamumenya ikizera izina rye maze umucyo ugatwara isi mbega amahoro yo kuzura isi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse mbega amahoro yo kuzura isi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse Mana we turagushimiye Mana uri Imana Yesu uri Imana ihambaye Yesu uri Imana igira neza yankuze urukundo undi wese atabasha kunkunda imibabaro yari myinshi oya ntiyananiriwe mu nzira yankuze urukundo undi wese atabasha kunkunda imibabaro yari myinshi oya ntiyananiriwe mu nzira ariko iyi ndirimbo Mana we biganiro we
Mana iguha cyane. Yankunze urukundo undi wese atabasha kumunda. Imibabaro yari myinshi oya ntiyananiriwe mu nzira. Naroraga ibyishimo nashizwe imbere nyuma yo kunesha. Yankunze urukundo undi wese atabasha kumunda. Imibabaro yari myinshi oya ntiyananiriwe mu nzira. Mana we ndagushimiye Mwana, ndagushimiye Mana we, ndagushimiye Data we, uri Imana ikomeye Mwana, uri Imana ihambaye Yesu we. Indirimbo ni y'umwaka ndanezerewe cyane Mana we. Yankunze urukundo undi wese atabasha kumunda. Uwo ni Yesu. Imibabaro yari myinshi oya ntiyananiriwe mu nzira. Imibabaro yari myinshi oya ntiyananiriwe mu nzira. Mana we, nta yindi mana ziringira, nta yindi nzashira mu nzira zanje. Imirimo ntabwo ikibarika ntigirondoreka, irenze ubwenge. Imirimo ye ntabwo ikibarika ntigirondoreka, irenze ubwenge. Yankunze urukundo undi wese atabasha kumunda. Imibabaro yari myinshi oya ntiyananiriwe mu nzira. Imbaraga zawe Yesu we, uri Imana ikomeye Mwana, uri Imana igira neza Yesu we, uri Imana kwizerwa Mwana, uri Imana kwiringirwa Mwana, uri Imana kwiringirwa Mwana, uri Imana kwiringirwa Mwana. Yankunze urukundo undi wese atabasha kumunda. Imibabaro yari myinshi oya ntiyananiriwe mu nzira. Mana we, turagushimiye Mwana, turagushimiye Mana, uri Imana ikomeye Mwana, uri Imana igira neza Mwana. Uwo bishe bakamubamba azira ibyaha byacu, yakomeje kuturinda ngo tutajaribuka. Ariko Mana we, ndagushimiye Mana. Uwo bishe bakamubamba azira ibyaha byacu, yakomeje
Imbaraga zawe Yesu we, imbaraga z'abantu zigeraho zidashoboye, Uwiteka ariyerekana mu bushobozi bwose. Yivugiye ati ngerageza kwereke ko ndi Imana ifasha, kuko manarera imigisha ubura uyikwiza, kuko manarera imigisha ubura uyikwiza, kuko manarera imigisha ubura uyikwiza, kuko manarera imigisha ubura uyikwiza. Kababuwe, kababuwe, imbaraga z'abantu zigeraho zidashoboye, Uwiteka ariyerekana mu bushobozi bwose. Kababuwe, yivugiye ati ngerageza kwereke ko ndi Imana ifasha, ugomororera imigisha ubura uyikwiza. Uri uwa mbere mu ba mbere Yesu we, hirya yawe nta yindi Mana twabona. Uri uwa mbere mu ba mbere Yesu we, hirya yawe nta yindi Mana twabona, kugutunga nibwo buzima twahisemo, kukwizera nibwo buzima butubeshejeho, kugutunga nibwo buzima twahisemo, kukwizera nibwo buzima butubeshejeho. Ayigusanga rifite Imana kumutabazi Imana yabo, ayigusanga rifite Imana. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, bahindura ahantu heza h'amasoko. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, bahindura ahantu heza h'amasoko. Ayigusanga rifite Imana umutabazi Imana yabo. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, bahindura ahantu heza h'amasoko. Ariko Mana we, uri imbaraga zawe Mana, uniondole moyo mgumu, bali unipe moyo wa upendo, panapo upendo, panapo
bashaka amazi bakayabura ururimi rwawe rukavuna jewe wowe iteka azabasubiza jewe Imana sinzigera mba unihondole bali unipe moyo wa upendo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mukomeze kandi subscribe na share na comment vyose. Imana ibahe umugisha. Amazina yanje banyita Mbonyi Frodiki. Murakoze cyane.